Twige Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twige Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID isomo menye ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Dusome kenshi tumenye byinshi, muhore muduha urubuga rwo gusoma, bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Ndabasuje abanyeshuri bo mu mwaka wa mbere. Nitwa Françoise, umwarimu wanyu w'ikinyarwanda wo kuri radiyo. Nizere ko abantu bakuru cyangwa abavandimwe banyu babari hafi kugira ngo babafashe. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza mbaha kugira ngo mubashe kwiga neza. Muriteguye? Mbere y'uko dutangira isomo ry'uyu munsi, ndifuza ko tubanza kuririmba indirimbo irimo itonde ry'inyuguti. Ndabanza nyiririmbe kugira ngo nyibibutse. Ndongera nyiririmbane namwe, hanyuma ndabaha akanya namwe muyiririmbe mwenyine. Ngaho nimunkurikire ntangire. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Y, Z. Mureke noneho tuyiririmbane. Ngaho tugende. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Y, Z. Ngaho rero namwe nimuyiririmbe mwenyine. Babyeyi namwe banyeshuri, isomo tugiye kwiga riboneka mu gitabo cy'abanyeshuri gishobora no kuboneka ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning.reb.rw. Nimurambura ku rupapuro rwa 6 kugeza ku rwa 29 murahasanga iryo somo tuza gusubiramo maze tujyane. Mwe mwumva aka karirimbo mugiye mukitegura.
Banyeshuri, ndashaka kubigisha agakuru kitwa abavandimwe banjye. Ariko noneho, mbere y'uko dukomeza, ndifuza ko namwe buri wese abwira uwo bari kumwe amazina y'abantu batatu bavukana azi. Nizere ko buri wese yabashije kubwira uwo bari kumwe amazina y'abantu batatu bavukana azi. Si byo se? Reka noneho mbasomera agakuru kitwa abavandimwe banjye. Mukurikire neza kuko hari ibibazo nza kubabazaho. Iwacu turi abana 6. Abo bana ni Irakoze, Umulisa, Umari, Atete, Emile, nanjye. Iyo turi mu rugo, dufasha ababyeyi bacu imirimo yo mu rugo dushoboye, harimo gukora isuku, kuvoma no guteka. Iyo turangije iyo mirimo, dukora umukoro, hanyuma tugakina. Twige Ikinyarwanda. Agakuru mwagakunze? Reka nongere nkabasubiriremo. Iwacu turi abana 6. Abo bana ni Irakoze, Umulisa, Umari, Atete, Emile, nanjye. Iyo turi mu rugo, dufasha ababyeyi bacu imirimo yo mu rugo dushoboye, harimo gukora isuku, kuvoma no guteka. Iyo turangije iyo mirimo, dukora umukoro, hanyuma tugakina. Twige Ikinyarwanda. Reka noneho mbabaze ibibazo ku gakuru. Ni ayahe mazina y'abavandimwe banjye twasomye mu gakuru kacu? Ngaho yabwira umuntu muri kumwe. Murakoze cyane. Amazina y'abavandimwe banjye ni Irakoze, Umulisa, Umari, Atete na Emile. Reka nyasubiremo. Irakoze, Umulisa, Umari, Atete na Emile. Ngaho nimusubiranemo nanjye ayo mazina. Turahera ku mazina 2 ya mbere, noneho dukurikizeho andi mazina 3 akurikiyeho. Mureke duhere kuri Irakoze, Umulisa. Musubiranemo nanjye. Irakoze, Umulisa. Muyasubiremo mwenyine. Reka noneho dukomereze ku mazina 3 y'abavandimwe banjye akurikiyeho. Ayo mazina ni Umari, Atete na Emile. Dusubiranemo ayo mazina: Umari, Atete na Emile. Ngaho yasubiremo wenyine. Mureke noneho tuyavuge yose. Irakoze, Umulisa, Umari, Atete na Emile. Reka twongere dusubiremo. Irakoze, Umulisa, Umari, Atete na Emile.
Ubu noneho tugiye gutahura ijwi ritangira buri zina twabonye. Mureke duhere ku izina Irakoze. Murumva ari irihe jwi ritangira izina Irakoze? Ngaho ribwira umuntu muri kumwe. Byiza cyane. Izina Irakoze ritangizwa n'ijwi I. Ngaho nimushake andi mazina atangizwa n'ijwi I. Muyabwire umuntu muri kumwe. Ashobora kuba amazina y'abantu cyangwa amazina y'ibindi bintu. Murakoze cyane. Amwe mu mazina atangizwa na I ni Izere, Igeno, n'andi magambo nk'igiti, isaha, n'andi. Twige Ikinyarwanda. Mureke dukomereze ku izina rya kabiri. Izina rya kabiri twabonye ni Umulisa. Reka ndisubiremo. Umulisa. Ni irihe jwi muri kumva ritangira izina Umulisa? Ngaho ribwira umuntu muri kumwe. Byiza cyane. Izina Umulisa ritangizwa n'ijwi U. Ngaho nimutekereze andi magambo cyangwa se amazina atangizwa n'ijwi U. Hanyuma muyabwire umuntu muri kumwe. Mushobora kubona amazina y'abantu cyangwa se andi magambo. Murakoze cyane. Amwe mu mazina atangirwa n'ijwi U ni Umutoni, Uwera, cyangwa andi magambo nk'umupira, ururabo, n'andi. Twige Ikinyarwanda. Mureke dukomereze ku izina rya gatatu. Izina rya gatatu twabonye ni Omari. Reka ndisubiremo. Omari. Ni irihe jwi muri kumva ritangira izina Omari? Ngaho ribwira umuntu muri kumwe. Byiza cyane. Izina Omari ritangizwa n'ijwi O. Ngaho nimutekereze andi mazina atangizwa n'ijwi O. Hanyuma muyabwire umuntu muri kumwe. Mushobora kubona amazina y'abantu cyangwa andi magambo. Murakoze cyane. Amwe mu mazina atangizwa n'ijwi O ni Odeta, Oliva, cyangwa andi magambo nka Omo. Twige Ikinyarwanda. Ubu noneho tugeze ku izina rya kane. Izina rya kane twabonye ni Atete. Reka ndisubiremo. Atete. Ni irihe jwi muri kumva ritangira izina Atete? Ngaho ribwira umuntu muri kumwe. Byiza cyane. Izina Atete ritangizwa n'ijwi A. Ngaho nimutekereze andi mazina atangizwa n'ijwi A. Hanyuma muyabwire umuntu muri kumwe. Mushobora kubona amazina y'abantu
cyangwa andi magambo. Murakoze cyane. Amwe mu mazina atangirwa n'ijwi a ni Amanda, Akimana cyangwa andi magambo nk'amazi, amaso n'andi. Twige Ikinyarwanda. Nimureke noneho dukomereze ku izina rya gatanu. Izina rya gatanu twabonye ni Emile. Reka ndisubiremo, Emile. Ni irihe jwi muri kumva ritangira izina Emile? Ngaho ribwira umuntu muri kumwe. Byiza cyane. Izina Emile ritangizwa n'ijwi e. Ngaho nimutekereze andi mazina atangizwa n'ijwi e. Hanyuma muyabwire umuntu muri kumwe. Mushobora kubona amazina y'abantu cyangwa andi magambo. Murakoze cyane. Amwe mu mazina atangirwa n'ijwi e ni Elisa, Evarisiti, Enoke na Eliya. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa mbere. Amajwi atangira amazina y'abavandimwe banjye tumaze kubona ni I, U, O, A, E. Tuyasubiranemo. I, U, O, A, E. Ngaho yasubiremo wenyine. Ubu rero mugiye gukora umwitozo wo kwandika inyajwi 5 twasubiyemo uyu munsi. Nizere ko mukibuka uko zandikwa kuko mwabyize. Muriteguye? Buri wese afite ikayi ye n'ikaramu aza gukoresha yandika. Ndajya nsubiramo buri nyajwi inshuro 3. Noneho nimbabwira ngo mwandike, namwe muhite mwandika. Ngaho reka mbahe amasegonda 5 buri wese yitegure afate ikayi ye n'ikaramu. Babyeyi, nimwibuke ko mushobora gufasha abana banyu gusubiramo amasomo mubatiza telefoni, hanyuma bagasubiza ibibazo byoherezwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Ukanda akanyenyeri 134 akadirishya, hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Ahangaha haboneka ibibazo ku banyeshuri bose guhera mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugera mu mwaka wa 6 w'amashuri yisumbuye, harimo na TVT. Mureke noneho dutangire umwitozo wo kwandika. Nkuko nababwiye, ndajya nsubiramo buri nyajwi inshuro 3. Noneho nimbasaba kwandika, namwe mwandike. Buri nyajwi murayandika mu nyuguti nto n'inyuguti nkuru. Inyajwi ya mbere ni A. 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 Ngaho nimwandike. Inyajwi ya kabiri ni U. 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 Ngaho nimwandike.
Inyajwi ya gatatu ni e. Ngaho nimwandike. Inyajwi ya kane ni i. Ngaho nimwandike. Inyajwi ya gatanu ni o. Ngaho nimwandike. Murakoze cyane gukora uwo mwitozo y'icyandikwa. Ngaho rero ereka umuntu muri kumwe ibyo wanditse kugira ngo agukosore. Dutega amatwi umukoro. Umukoro muza gukora ni uwo kwandika inyajwi zose i, u, o, a, e twasubiyemo mu nyuguti nto n'inyuguti nkuru. Ku bafite ibitabo mu rugo muze kandi gukora ibikorwa byose biri ku rupapuro rwa 29 byo gusoma no kwandika. Mwibuke ko tuzakomeza n'irindi somo ubutaha. Ntihazagire rero n'umwe ubura. Ubwo rero buri wese azaba afite ikaramu n'aho kwandika. Kandi buri wese azaba afite igitabo cye niba agifite mu rugo. Buri wese kandi azaba ari kumwe n'umuntu mukuru ushobora kumufasha. Babyeyi namwe turabakangurira gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Nimumfashe kandi dushimire UNICEF baduhaye uburenganzira bwo gukoresha uturirimbo twiza mwumvise muri iki kiganiro. Barakoze cyane. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa REB e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID somo menye. Twige Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro Twige Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID somo menye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome.